n'ibirenge bagahita bakinisha aba defenseur icyambera murusha Kadime azi gukinisha amaguru niyo kalite ya mbere y'abazamu bagezweho. cya kabiri Kadime Ndiaye imipira yo mu kirere Kadime ni gake cyane apfa kumutsinda umupira w'umutwe cyangwa n'ibindi nubwo nta pere nta umutwe yamutsinze. Kadime ni mwiza cyane mu kirere afite igihagararo kirekire ni umuzamu ushinguye ni umuzamu byorohera gufata imipira mu kirere. cya gatatu Kadime kubera uwo mubiri biramworohera gusevinga save gukora ibyo bita amaparade agakoramo imipira amurusha gusevinga ibi byita kwa nyine save kunshota nkawukuramo. ikindi Kadime arusha uyu mukino Kadime ni umukinnyi nubwo mwavuga ngo wenda hari igihe yagiye adutsindisha gukina gute ariko Kadime wagize concentration yahembwe afite amafaranga afite motivation ikomeye. Kadime ni umuzamu ufite ama reflexe meza cyane ibyemezo uburyo umubiri wawe ukoresha nshobora kuba wenda naringiye hano ariko nkabona yuko umukinnyi ari kumfenta nkaba nagaruka hano uburyo bwo gukoresha umubiri we souplesse kwihuta mu kugarura umubiri wanjye na ifashe no decision nubireba nyine n'umuzamu w'amagaju wavuye mu magaju nyine mureke n'ibyo bintu bya Kadime byo kuganirizwa akenshi umukinnyi burya aganirizwa bamushyize muri iyo condition. Reka ngo urugero uruvuye aho ufite umwana wiga muri primaire bano bana biga bataha biga mu école primaire yo hafi biga bataha umwana akaba ejo yaravuye ku ishuri ntarye sibyo saa sita kubera ko papa ntakininjije mu rugo maybe nta kazi afite cyangwa se ari broke nimugoroba umwana akararira amazi ari mu munyu ntarye sibyo papa mu gitondo yajya kure umwana ngo ariko yagiye ku ishuri agasanga araryamye. Mu buryo busanzwe iyo umwana wamuhaye byose ugasanga akere kujya ku ishuri cyangwa yanze kujya ku ishuri nko kubita ikinyafu ngo uti ihute jya ku ishuri cyangwa kumujyana yo ku ngufu ariko umubyeyi yabona imbaraga zingana gute zo kohereza umwana ku ishuri umwana amubwira ko yenda afite ikizungerera adashobora kugenda ashonje. Urabyumva? Iyo udakora inshingano zawe uri leader donc uri muri leadership iyo udakora inshingano zawe utakaza autorité. Hari akantu abantu bambwiye bwizewe ko ubundi Rayon Sport iri gutegura match bakajyana abakinnyi muri camp ubundi bagiyeyo yiza yepfo ya Nyabarongo murahabona bakunda kujya niba hitwa ngo ni sinimukono hitwa ubundi abakinnyi bambura telefone mbere ya derby oya iyi ugana za Kamonyi ubundi abakinnyi bambura telefone kugira ngo badakominikana petetre n'abantu bashaka kubayobya cyangwa se kubagura kuko derby ibyo byose zo details zose ziba zirimo. Amakuru bambwiye avuga ko kuri iyi nshuro Perezida Muvunyi yabujije ko babambura telefone yavuze ngo no abakinnyi n'abantu b'abagabo tuzambura telefone kugeza ryari. Ni gute abantu b'abagabo bakora akazi bafite amakontra bakora akazi umuntu abambura telefone kugira ngo abashe gukora inshingano zabo ntabwo ari abana nibura ntabwo abambura telefone ntabwo ari abana mureke nabo ni CV zabo nabo ni icyubahiro cyabo gutsinda derby bareke bakumane telefone zabo ubwo n'abatwereke urwego bariho nyine niba ari abantu bakwizerwa cyangwa se batakwizerwa. Ibyo byarabaye ariko nanone ubirebye ku rundi ruhande iyo udafata responsabilité nka leadership ngo ukore responsabilité zawe neza hari autorité rugaje bikwambura. Umukinnyi umaze amezi abiri adahembwa umugore ari kumuhamagara cyangwa girlfriend ari kumuhamagara cyangwa petit frère babana nanone imbaraga zo kumwambura telefone wazikura he rugaje wazikura he urubyo bintu biragenda bihura banze telefone byitwa ko ngo ari ukugira ngo babereke ko ari abantu bakuru bafashe nk'abantu bakuru ariko nanone ni autorité ya leadership yatakaye kubera ko kuyobora umuntu udaha ibyo umugomba biravuna biragorana cyane so biragora no gukondana rero umuntu no kurinda umuntu kumurinda iyo mitego yose atatutamuhemba hanyuma kumucunga kugera umucunga ngo wahuye nande mukesha kubwira ati nge nahuye n'umuntu ugiye kumusaba kwishyura inzu Kadime muvuyeho
njye ntabwo bikunda. Kabiri Serumogo Ali Omar pour moi nemera yuko byari ngombwa ko akina kubera yuko biragaragara neza 100% ko Ombolenga ntabwo yari yamera neza. Ararwaye ino mitsi yo mu mayasha amadipteri kandi afite n'ukuntu yararushye ku buryo njye simfite ikibazo rwose cya Serumogo cyane ko Serumogo nta nubwo nyamubara nk'umukinnyi uri hasi ku buryo atakina. Ni umukinnyi nemera ko afite ubushobozi bwakina mu ikipe nka Rayon Sport kuko nabanzagamo muri Kiyovu ntabwo ari igitangaza ko yakina neza. N'umukinnyi mwiza by the way. Yana yatanze na assist kuri Mukura kiriya gitego nyine ntuzatsinze Biramahira Betty. Kuri gatatu Bugingo ararushye iyi sezo yarakoze cyane niyayibanjije maybe ashobora kuba harimo fatigue ashobora kuba arushye Bugingo arabona ko atari kureponda neza muri no minsi ya phase retour. Bugingo ntago ari Bugingo nzi. Iyi phase retour yitwaye nabi cyane kinye nabi cyane ariko nanone mwibuke ko umusimbura we Rayon Sport yaramurekuye. Yego burya sezo ebyiri ziheruka yakinaga ariko ari kumwe na Ganijuru yananirwa bakazanamo Ganijuru no kunamo Ganijuru kuri inshuro akina nta musimbura afite yemerewe kunanirwa. Umutima wa defense wa Rayon Sport Omyinge ndetse na Yusudianye nta defenseur beza nta kibazo cyabo nubwo Aimable yajyaga aba ari ufite kombo cyangwa kombinazo nziza na Yusudianye cyane. Aimable nawe yagize bya bibazo byabayeho yo hanze y'ikibuga. Dafe abanje mu kibuga half time avuyemo ajamo safe kuko atabashe gukora nyine amakonsigne umutoza yari yamuhaye we na Bugingo kumarika neza cyane Watara wa APR. Ariko Dafe ubona ko yaje nawe fitness itameze neza cyane ku buryo utabyizera neza ko ari ikibazo gusa cyo kunanirwa gufata inshingano yari yahawe pourquoi n'umubiri wenda udashobora kuburimo bari badafite nakana mugire utabimwemerera neza umubiri mugire ntabwo ari ahari so nta yindi bisubizo. Mu mande Haji amaze igihe bitagenda neza. Haji rwose ireturu nawe uri mu bantu bakwiye kwikubita agashyi batagaragaje urwego rwiza cyane mu mikino yo kwishyura ugereranyije nuko yakinnye ibanza Fazal yaragize Fazal nziza cyane. Umukinnyi nari ntegereje ko aza kuderanja cyane ni Basane kuko narinzi ko na Croix ariho ishobora kuza kumworohera ko abakinnyi ba APR 2023 bakunze kuzamuka. Navugaga ni Pesiye nibaza kumujugunya na mipira mu mademi espace araza kuba yateza danger nawe ntabwo abaye saved cyane kubera ko Kevin hagati yarafite na fraîcheur physique ko yararuhutse cyane muri phase retour. Buryo urabizi ko Charles Elenga Kanga nande yagiye agiye cyo kurukanekeza kundi yagomba kuba afite fraîcheur physique agombaga kuba zamura iyo mipira ariwe Kevin bari bamurangije hagati ntabwo byari bimeze neza. Biramahira Bedi yagize ibitego byiza kuri Richard wagize umukino mubi cyane. Richard nawe match yamugoye. Rayo rero Biramahira Bedi nabonye baje no guserera na Elenga Kanga match kurangira Elenga Kanga ashaka kumukubita ngwanze kumupasa burya kwa rugupasanya nibyo yamuhora byasabye ko bayunusu bo muri APR baza kubakiza abantu bamufasha aramwe ati waretse gutabira Biramahira Bedi ariko Bedi yamuhaga ukuboko yamwe ati ngiya vambura yifate Elenga Kanga niumva wayibasha uyijegeze ningo ushyiramo ikofe ntuvuge ngo ndi gushyizemo ntabanje kukumvisha uko ni ibintu bitari byiza nyine abareba bagaragara. We yafataga we yahuje amaboko ye yombi Abedi akazajya amagana ati ngaho nkubita nta kibazo ntibitagatifuze ni ibintu byo Rayon Sport. Elenga Kanga yakoze amakosa kugeraho abakinnyi ba APR barimo Watara na Clement baza kubakiza. Tubishyira mu byo kunenga dusoza n'ibyo gushima ariko tubihuza na Biramahira Abedi ntako atagize nkurikije uko yaje avugwa yakoze ibishoboka byose mu by'ukuri nubwo iyi match wenyine ariko si wenyine ikipe yose ya Rayon Sport yagowe uko yakabaye le collectif yari iri hasi ariko abingarura mu kwezi kwa mbere ikipe zombi zero krita aka kantu tukiteho cyane. APR mu bakinnyi ya Rokrise mu kwezi kwa mbere ubu babiri babanjemo Watara watsinze igitego na Omedi bakinnye nka rutahizamu abakinnyi APR yazanye mu kwa mbere. Rayon Sport babiri babanjemo harimo Biramahira Bedi harimo na Dafe. Ubwo iyo niyo nicyo bongeyemo mu kwezi kwa mbere kuri buri equipe. Kuri APR abakinnyi bayo babanjemo bo mu kwa mbere umwe ni best player abenshi bari gushyira no mu bakinnyi beza muri shampiyona y'u Rwanda. Undi ni umukinnyi abantu avuga yuko yarenze ibyo bamutekerezagaho Biramahira Bedi
kubera ko hari umwe mu bayobozi bakomeye muri APR nimugoroba twavuganye match irangiye, ari no muri abo wasomye amazina yabo, arimo arambaza ati match wayibonye ute? Mu byo namubwiye bya Watara ntaho bitaniye n'ubundi n'ibyo duhora tuvuga kuri APR. Ndabizi hari n'abantu batabyishimira, ariko bajye bihangana nyine bumve ko ari ibitekerezo by'umuntu ku giti cye. Iyo uvuze ngo APR investment ikwiye gukora ni uguhera kuri Watara uzamuka, ntabwo ari uguhera kuri Watara umanuka. Biba bifite icyo bivuze. Biba bivuze iki? Niba umuntu yarakandagiye muri Berkane agakina finale ya Confederation Cup, urwo rwego rwamugejeje muri Berkane, muri JS Kabiri, kuva afite imyaka 19 bamukuye muri JS Kabiri ariko yakiniye muri Berkane cyane. Berkane niwe yamutanze muri JS Kabiri, maze imyaka myinshi muri Berkane, ikipe ikina Confederation Cup finale. Icyamugejeje aho nicyo kikubwira urwego rwe. Nango impamvu umunyaburkina Faso yakiniye muri Berkane nicyo gishimangira urwego. Impamvu ahamagarwa muri equipe nationale ya Burkina Faso, ikipe izakina igikombe cya Afurika mu myaka mike itari 6 ishize, Burkina Faso yari kugera mu makipe 3 meze ku mugabane wa Afurika. Erega nikiramo nta gihamagarwa yigeze guhamagarwa, nta gihamagarwa yigeze guhamagarwa. Yes, ariko n'umukinnyi wa equipe nationale cyane. Level ya Burkina Faso, urwego rwa Burkina Faso, level umuntu ujya muri za Berkane ni ukuvuga ngo aho niho wakabaye uca umurongo uvuga ngo uri munsi ye siwe nshaka, uri hejuru ye niwe nshaka. Ariko rinye datake ya APR nye nambwiraga nti tutaza kureba ngo APR yatsinze Reyo ngo tugwe mu mutego wo kwibeshya yuko ibintu byose byabaye zahabu. Ngiki kintu abantu bibeshya. Ni byiza yatsinze kandi yagize match nziza, ariko the level, urwego rw'icyo APR iricyo, uracyabona ko nayo hari manke ya kalite itaruzura 100%. Ibyo byagira undi munsi ko tudashaka kuvanga iminsi ibiri ibyishimo n'umunezero, tukaba nka mwana kunda gutrendinga kuri za TikTok na wa mwana w'igihanga wo muri Ghana no kuri za Instagram, atangira arira bigasoza ari guseka. Reka ndeke kumera nk'ure ya mwana utangira arira bigasoza ari guseka. Ariko byibara dushingiye kuri Watara, you can see icyo investment n'abakinnyi beza bakora. Nge nkavuga ko rero APR yarushije Rayon Sport ibintu bitatu by'ingenzi. Nsoza twiterera Watara icyotezo tujye mu bindi. Ikintu cya mbere, nubwo APR nayo karita yayo idahagije 100%, ariko uko bira abakinnyi bayo ni beza kurusha abariyo. Exactly. Icyo ni icya mbere. Tubijyane aho bakina, imyanya yabo n'urwego tubabonaho, turebe uko tubabona, tubashakire mu makipe y'ibihugu bakinyamo, tubashakire no mu makipe bavuyemo, yewe nidushaka tunabashakire no ku profile yabo nyine yaho banyuze mu minsi ya kera. APR uko biri kalite abakinnyi irarusha Reyo. None areba na bench, APR yarifitemo abakinnyi bamagarwa kuri mu makipe nationale bari kuri bench. APR ifite umuzamu wa Congo Brazzaville ari kuri bench. APR ifite umukinnyi nka Kiwanuka akina muri equipe ya Uganda ari kuri bench. APR ifite umukinnyi wa equipe nationale y'u Rwanda uri kuri bench, arahamagarwa yenda nta kintu ariko bayahamagawe yaje gusimbura Ramazani nibizi. Oya baswane bari kuri bench, anseri beza cyane. Ariko Rayon Sport irajya gusimbuza, ukabibona ko no mu gusimbuza APR yagiye gushyushya batanu, yagiye gushyushya babiri. Yagiye gushyushya Fiston Reyo, yagiye no gushyushya uyu wundi Bagayoko aracyari muto, wenda bizageraho bikunde abo umukinnyi ukomeye. Bivuga ko n'umwana Rayon Sport yazanye umuntu aje mu bato ba Reyo de uyu muvandimwe Fiston yavuye muri APR ari indesirable, ajya mu yandi makipe agenda anyura mu byanga. Yigeze kugira sezimwe akora ibitego 20, sinzi ko afite ko rapeshana muri national team, yari muri Marine muri Marine. You can see ntabwo nyine ibisubizo bya Reyo bingana n'ibya APR, yaba ari mu babanzamo yaba ari no mu basimbura. Icyambere kiruta ibintu byose APR ifite hano mu Rwanda kiye nayisunika, ibifite kalite, ibifite abakinnyi beza kuri level y'u Rwanda.
ako ndakabitse nitubona akanya tuzokora les 5 level y'u gagnants Rwanda. et les 5 perdants mu bakinnyi turebe batanu wenda beza kurusha abandi n'abatanu Amakosa ajya aba. mbi kurusha abandi nuko wenda hatinda kuza kugura abakinnyi n'umutoza mu gihe gikwiye ngo bakore ama-pre-season meza bamenyerane bajya gutangira shampiyona bameze neza. Wenda ugasanga APR iri gukina isa n'iyiratrapa nikuramo amanota nikuramo umwenda igasa n'iri gukurikira izindi zo wenda zabaye nk'iziteguyeho mbere gatoya. Nicyo kintu wenda igikora ni ukuvuga ngo preparation ya APR ibambi nigiye gukina imikino nyafurika ibambi kubera ko ntigikora ama-pre-season yo ku rwego rw'ikipe nka APR ngifate umwanya yige mu gihugu. hari abantu bari kutwumvaho muri APR ubu ngubu igihe cyo kugura Fande ntabwo ari mu kwa karindwi, igihe cyo kugura ni nonaha, ariko ngo barabitangiye hari n'uwamaze gusinya rwose ngo bari mu ngamba igihe cyo kugura barabitangiye. anayibwira rwose n'umwe mu bazo muri APR igihe cyo kugura ni nonaha ni ukuvuga ngo mu kwa gatanu zizarangira mu kwa gatandatu aho muri amakunda uba wasinyishije ahubwo utangaza mu kwa gatandatu bakigufungura Amerikato abakinnyi baba babatangaje. Icyo bigufasha ni iki? iyo recommandation rugaju warakoze kwitanga ariko barayumvishe Okay. bari mu ngamba babirimo. Iyo umaze gukora gusinyisha kwawe birangiye usajili umemalizika tumetimiza malengo yote ibintu byose twashakaga gukora twabikoze mbere uhita utegura pre-season afande ndabizi bari kudukurikira ndabizi abanye message bakunda urubuga rw'imikino. igihe cyiza cyo gukora pre-season kuko ibyo navuze ubushize nibyo nyivuga ntabwo APR ari level ya hano. With that huge investment ntutekereze Nyarugenge ntacyo bimaze ibi by'ikigali Nyarugenge ntakira n'ikipe ibihumbi 120 by'amadolari agapira Nyarugenge sawa bakinnyi ikipe yahagaritse abakinnyi ngo bari ruswa isi ubwo koko nawe uhita iyo ntabwo wayigurira abakinnyi ibihumbi 150 by'amadolari. mukwiye kugira a clear plan mukavuga ngo ikipe tuzayijyana wenda muri Maroc ukaba waramaze kuvugana n'amakipe yo muri Maroc let's say nkana komeye ukavuga ati tariki 3 wenda z'ukwa karindwi cyangwa z'ukwa Karyari nzakina na Farirab, tariki 8 nzakina na Wydad, tariki 12 nzakina ni tariki 17 nzakina ni mfite ibyumweru bibiri muri Maroc nzakora pre-season nimvayo nzikozana mu baturanyi muri Tanzania ukaba waravuganye na Simba ukaba waravuganye na Yanga ukaba waravuganye na Azam nzakina namwe match 3 ukongera ugakina mu bindi byumweru bibiri ngize ukwezi nkinyemo match zanjye 7 nzagaruka mu Rwanda nkine Super Coupe 7 straight games bitewe na pyramid mu bihugu bikomeye by'umupira nuko ukora pre-season izo match 7 deja ku bakinnyi bawe bashya bari bahari n'abari utanganwe bari bahari n'umutoza ibyo bihita biguha ishusho yuko ikipe yawe igiye gukina abakinnyi nabwo bajya kuri iyo drawing board umutoza akabasobanura akanabigisha icyo bashaka gukina ujya gukina match mpuzamahanga uri well prepared umaze kugira match 10 mu maguru umaze gukina Super Coupe yo mu Rwanda ibaye ya 8 umaze kugiramo match wenda za champion 3 zibaye match 11 ujya gukina match za zindi zibanza z'amakipe adakomera Confederation zibaye match 13 amini za Champions League ura elimine ukinnye izindi ebyiri za championnat ugize match 15 nibwo ugiye gukina ya match wenda n'umwarabu 15 games harimo izikomeye nibwo ugiye gukina n'umwarabu ariko iyo udakoze pre-season nziza ntugurira abakinnyi igihe bagakina Super Coupe bagahita batsindwa nka kuri abatsinzwe match ya mbere kuko ni bashya iba excuse ngo bari bashya bikihanganirwa match za mbere za champion utazitsinda usanga match ugiye kwiteguriraho ni ya Champions League zino zibanza gutya bakinnye na Azam ujye kugera kuri cya kigugu utari well prepared kikaba kiragutsinze harimo ibice bibiri harimo kugura abakinnyi quality itari munsi ya Watara ntabwo hakenewe umukinnyi w'umunsi wa Watara hakenewe abari hejuru ya Watara 2 ntabwo ukeneye gukora pre-season utinze ukeneye kuyikora kare ibyo nibyo bya APR nizo recommandation twatanga kuri reyo rero kuko nayo irakeneye recommandation ubundi Lorenzo ateri cyo tuzatara Reyo izasohoka hari amafaranga wenda Rayon Sport ifite ntazo kwangana uko biri kose wenda ntitwayibwira ngo ikora investment ngana ni ya APR kuko ntibanganya uburyo na mikoro uko nukuri kw'ibintu ariko nabo birakwiye yuko bagerageza gukora ibishoboka byose mu bushobozi bwabo bwose bakagerageza gustabiliza ikibazo cy'amafaranga
niba abantu baraje babizeye mwabayobozi ba Rayon mwe bakavuga ngo ni mwebwe basabiye ikipe bakavuga ati Jean Fidèle ntabwo ashoboye n'abafana bakabaha icyizere muri abayobozi 10 none se bizitwa iki niba uwo mwasimbuye yarashoboraga guhemba mwebwe bikabananira noneho bizaba ari guhemba bizaba wasi sinzi ko ubushobozi mbaziho mwananirwa n'ikibazo cy'imishahara nibura ayo meza birakavamo bikarangira neza tunemeranye ko mutigeze mukora recruitment neza mu kwezi kwa mbere uko nukuri namwe muzi mwagize umugisha Abedi wareponze neza ariko Abedi expectations zari ziri hasi mukeneye kwikubita agashyi mugastabiliza ikintu cy'igice cy'ubukungu lokote financiere ya Rayon ihorijegeye ibyo ni nacyo numvaga bazakemura by the way n'abandi bazakomanga hashoboka hose banakusanya ubushobozi hagati ya bazanajara equipe neza mikora zaboneka bazajana neza ko ntibaje kwibareye cyo nemera cyo bari abagabo nago baje gushakira imibereho muri Rayon Tadeo sinamubeshyera icyo kintu sinagishyira kuri Muvunyi ngaje kubeshwaho na Rayon babayeho na mbere yo koreye ibaho babaho inavuyeho babaho bafite uburyo n'abagabo pe simvuga ngo Prosper ngo hari amafaranga akura muri Rayon ayahe stade haba habonetse mangahe bara n'abagabo bibeshejeho ariko icyo nge mbakeneyeho niba mutashyira amayanyu ni mushaka uko mucuruza Rayon iryo zina iyo brand mugire minzi nyine uko zingana munamenye uko muzikoresha neza kuko icyo Jean Fidèle yaragistabilije icyo ngicyo aho kankunganire kuri icyo kintu ushobora kwivuga abantu bakagira ngo nta kiri kuba barasinziriye abasaza nta kiri gukorwa amakuru ekipe ya Rayon Sport ubu Muvunyi ubwo yaganiraga na bagenzi be barimo gutegura derby yabamenyesheje aho imishinga yo gutuma Rayon Sport itengamara ikitetera nk'abandi bana aho iyo mishinga igeze Rugaju Muvunyi yamenyesheje bagenzi be ko ikijyanye n'ubukene muri Rayon Sport bakwiye kwihanganira amezi atarenze 4 Rayon Sport ifite kompanyi zikomeye hano imbere mu gihugu bamaze kumvikana neza za kompanyi ziyoboye izindi bamaze kumvikana neza zizabaha amafaranga bagakora amasezerano ari genuine mazima kuko n'ubundi amafaranga Rayon Sport ikeneye Muvunyi ashobora kwikoramo n'abari abagenzi bagahemba ukwezi ariko ntabwo bashobora kubesha Rayon Sport bayihemba pero na miliyoni 50 ntabwo bazajya bikoramo nabo bafite ibibazo byabo urumva bafatiye sezo hagati bagize challenge zo kwishyura ibirarane basanzemo by'amezi 3 urabyibuka ubu rero nabo Muvunyi icyo kintu ndakize nayo mfite umuntu wanjye wasimbaye neza ko hari ibyo bari gukora yababwiye ko kompanyi ntabwo ndi buzivugira hano kuko nabana nazamamaje reka zizabanze zinasinye ebyiri muzikomeye muri iki gihugu Muvunyi yababwiye ko bamaze kubinoza neza iyi sezo irarangira bari gushaka nibura ayo kwishyura ibirarane biraza kuba birimo ariko icyitwa kugura abakinnyi Muvunyi baravuga ngo kwanza n'abakinnyi Rayon Sport ifite ntabwo ari njye wabazanye urebye no mu kwa mbere kwari kwiyanje ko n'amafaranga yarahari ariko aravuga ngo nimanura amafaranga mu bafatanyabikorwa nkagura abakinnyi banjye noneho nzitirirwa ngo mumwitege ngo ni amezi atarenza 4 Rayon Sport ukayumva ku rwego rwa rundi itagitaka ikibazo cy'imishahara n'amakuru cyaba ari cyiza uzimpamvu nyireyizinze kuko turabizi neza Ruvuyanga Rayon yatwara shampiyona cyangwa itayitwara Rayon izasohoka apere nitwara shampiyona ubwo apere zajya muri Champions League rege Confederation kuko umwe azaba wa mbere n'undi wa kabiri oya bazafata ikipe yabaye ya kabiri muri Peace Cup niyo mpamvu no kuvuga ngo ubu Rayon yasinde kuri finale ya Peace Cup apere twaye shampiyona Rayon yasohoka kubera ko yatsindiye kuri finale ya Peace Cup yasohoka keretse atari apere twaye igikombe cya shampiyona na Police kazamuka gitwara kandi ntabwo bishoboka ni hagati ya Rayon na apere icyo mbivugiye muranabizi ko Rayon yisohotse kunze guhita igira ibibazo by'ubukungu noneho kurusha uko yari imeze kubera ko iti depanse amafaranga menshi mu gusohoka none ikisanga byayigoye cyane ariko kuki itanayiminga haya ngo ivuge ati ninasohoka nzanasohoka nanagere kure ibyo birasaba kugura abakinnyi beza kandi nayo ikabagura kare nk'uko APR iri kubikora icyo rero nicyo kuganiraho bakabikora nyine bakabishakira amikoro otherwise bazasufura ariko igitego cya kabiri rero cya APR twakivuzeho abareyo barekara amaga penalty Lorenzo penalty n'umupira waruvuye muri corner imbere nawe ko cyubakiye kucyo bita ngo ni penalty tahawe Rayon nabanyari n'umwana w'umukobwa Karikeza yaganiriye nawe warize cyane bavuze ati ninjye ngenyine mu rugo fana n'umureyo waguye igihumure bajyanye mu nambira urabeshya cyane aguye igihumure kubera match igitego cya kabiri cyabarafinda kikijyamo umureyo yahise agwa marabira
urabeshya cyane gusa nawe ahubwo ubwo uzi umuntu yageze umupira kubona hari detail atabona nzi ko bikomeye Lorenzo nabeshya oya nibyo byarabaye umure yaguye amarabira rwose abashinzwe ubutabazi bw'ibanze basamiye hafi bamujyana muri ambulance ubwo bariyo bafite amakuru muri za fan club niba kiri muzima cyangwa ameze neza bagomba kuba ari muzima iri ni pressure n'umwuka ariko igitego cya Barafina nicyo cyabizanye cyane rwose icyo rero cyari kivuye ngo araraba rwose cyari kivuye muri kona yatewe na Muhire Keve kona yatewe na Muhire Keve urabyumva kona ayitera neza cyane isa n'igiye ku mitwe ariko umuzamu Pierre asimbuka ukuramo ariko ukuramo ntiyawurenza box asa n'uwerekeje ahantu Iragwa Haji yarahagaze urabyumva Iragwa Haji mu gihe umupira wabaye nk'uguye ku kaguru ka Iragwa Haji mu gihe ahindukira ngo awukurikire nubwo atahise awufata agiye guhindukira asanga uwo bita Ishimwe Pierre yamuteza akaboko n'akaboko kino gice cyo kuzamura kuva ku nkokora kuzamura ni nk'urutugu ariko yagasuye kinza ari nk'akaboko Haji kubita hasi urumva bariyo barangariye ko hagiye kubamo hashobora kubamo penalty Cucuri arabisanza havamo igitego ariko icyo bariyo bibaza baravuga ngo Cucuri kuki atatanze penalty kandi bigaragara ko ngo Mario ngo yakoze kuri yari yaboxisha umupira amaze kutakaza umupira ugeze neza ku kaguru ka Haji asa n'umwitambitse amusunikisha akaboko Haji aragwa bakibaza ngo kuki iri atari penalty rugaju niba uri gusubira muri video Cucuri afite impamvu yo kuba ataratanze penalty kuko ubirebye ishobora kuba ari ikosa ryoroheje rireje ariko ni ikosa njye sinafata kuko yaramusunitse sinafata uruhande sinafata uruhande mugende musubire mu video mwishakira igisubizo ntacyo mbivuzeho ndabasana cyane Cucuri aho ikosa ryabereye naho umusifuzi byari mu maso neza harimo metero nk'eshatu uvuye kuri Haji aho Pierre yasunikiye Haji Cucuri yarahagaze ahita ahindukira asaba ko umukino ukomeza nanjye sinanga verdict nicyo cyane avuyemo igitego cya kabiri wavuye contre attaque sinanga verdict umusubira mujye kureba video ubwo bindi bibere ko ikosa abakinnyi bareba bakoze musigaye mu biganira nta gusa muri rusange tuvane ibyo ngibyo yari penalty ntiyari penalty Cucuri and whatever abareyo 90% bemeye yuko batsinzwe babaye outplayed nta umuntu warebye umupira wese yabivuye babaye outplayed no barutagatifuza abareyo ba nyir'ubwite bemeye ko batsinzwe babyemeye kuko nta excuse nimwe n'igitego reguna navuze ngo penalty Lorenzo yanabivuze nyine ko byari soft ariyo mpamvu twasemo umusifuzi kuba ariwe wabigena 50-50 akaba yafata icyemezo we nkawe ahubwo nkasigara nibaza ikintu kimwe bose batinze bahagarara basa n'abari kureklama aperisora umupira kwaruboneka baragenda batsinda igitego aho rero ngiye mbonera ikibazo nicyo ni manque ya concentration muri izi match nini ugomba kuba utiteguye navuga ngo ikintu kimeze nko gutinda muri lamentation mu maganya ahubwo ukitegura cyane kuba niba decisive itari ku ruhande rwawe you play you go match gakomeza ibindi ukabyihorera niko nabivuga ariko muri rusange reyo ubwo wataramutere cyacyotezo cyo tuyiveho watara yagize umukino mwiza ariko nge nari nanabyiteze kuko nk'abantu babonye poste namukoze mbere ya match wamuteye icyotezo muri pre-match donc kwa gatandatu umunyamakuru w'inshuti yawe aracyamupinga wo bita Demba kuyunguye ewana agitangira uko batara habuze gato ngarware Lorenzo nakonjagira wala match yabaga Demba bari maramwotsa avuga ati ni flop nabwira ni mwihangamira umwataka ukora déplacement nkiza akora umwataka ucenga nkuko acenga ni ikibazo cy'igihe azatsinda ibitego watara twari twiteze ko nunda agomba gukina ku ruhande kuko nta hantu bigaragara ko arimo gutanga ibisubizo byinshi kurushaho nk'ikipe ikina aperi n'ikipe ikina isa n'idafite nimero 10 urebye rero ubushobozi yagaragaje ku gitego cya mbere nk'aba wasiri nyine babotsa aperi bavuga ko atsindisha umutwe gusa iby'amaguru bikaba penalty
ariko wagira ngo nkariya magambo yari yayumvishe kuko yatsinze igitego cy'amaguru kandi sublime kuko niba yarirutse metero zirenga 50 agafata umupira akerimina umudefanseri wamuteye tackle akamusimbuka akagera imbere z'ama gifite imbaraga zo gufenta abadefanseri no guplasa umuzamu premier poto biragaragaza ko ari umusanfruwa mu by'ukuri kandi n'umukinnyi ufite karite tekinike idashidikanwaho uburyo atwara agapira agenda agasunika n'amenyo ya godiyo ni rutayizamu nge ntekereza ko aperi itageze mu myaka 10 ishize ukurebye aperi fc burya ishobora kuba yaratwaye ibikombe ariko ni ikipe imaze igihe kirekire isuragoringa kugira rutayizamu mwiza wageragezaga n'Imbaoma sezishize ariko urebye urwego rwa Watara no rwa Mbaoma aramurusha Watara ruvuye aya masegonda areka nanjye nsige Watara nigendere Watara ari kuri karibre y'abataka aperi yatunze barimo ba Chiukepo barimo ba Soya ba Bwaria barimo ba Abbas barimo Jimmy n'urundi rwego kuko Jimmy yagiye adesida ibintu birenze iby'umupira mu Rwanda yagiye adesida na fete yahazaza imitekerereze y'abanyarwanda mu mupira kuko uyu munsi tuvuga igikombe cya Afrika ko twagize Jimmy so Jimmy aba rero mu kirere cye Jimmy Gatete nta iyo mukozeho abakumubumbe gihe Cardinal ashobora guhita ava kuza gutora papa kigarukira kabati kambana ashobora kuza kabati mureke ngane na rwasho ageraje Jimmy Gatete muri kibazo zagaruka ntago avugwa Jimmy ntavugwa Jimmy abahe nafashaga papa ke ngahuza n'akandi amahira ejo ne bari bagishe barambwiye bati ariko Watara ni pire ni tara yuzuye nje mu ijambo rimwe navuga nti afande umuntu wabarangiye Watara azabarangire n'abandi mushake benaho mushakiraho mufate neza bavuze ngo bagure bahereye kuri Watara hari ibyo nemeranya na aperi nabo barabizi ariko mu byo tutemeranyaho sinemeranya nabo ko bagira karite munsi ya Watara cyo rwose bamba barenza kivuga muhere kuri Watara ni mugura muzamuka uri munsi ya Watara nge ntago nzamwemera ariko hari abandi bakinnyi rugaju bagize match nziza cyane muri aperi siritu nka performance ya Ruboneka Ruboneka was incredible Ruboneka uko twavugaga Watara kuvuga ikibuga cya kuruhande Ruboneka no mukinnyi wo mu Rwanda ukora imyitozo kurusha abandi bose Ruboneka umukinnyi uri atletique mu Rwanda niyo babambitse turiya tuntu dupima umuvuduko bari kugenderaho Ruboneka muri apera ahora basiga nta mukinnyi ukora imyitozo kurusha Ruboneka wanabibona nyine azi icyo ashaka ni umunyarwanda ari kuri muri babanyarwanda nyine bexera Ruboneka aramutse asohotse muri aperi hari nk'ikintu nge mbara Ruboneka aramutse asohotse muri aperi ntabwo yajya muri aya makipe yavuyemo ba Lamine ba amakipe yavuyemo bakiwanuka n'abandi aramutse avuye muri aperi akagira abantu bamugira inama beza banamufasha gushaka ikipe yajya mu top clubs muri Afrika erega banzo zafare uziko nka Clement uzaje kumureba Pyramide za Belouizdad Pyramide chief scout wa Pyramide yari hano mu Rwanda aje kureba Pyramide Ruboneka na Clement urwo rwego twavuze ariko nawe mu mushimi twavuze Watara tuvuze na Ruboneka ariko dukore gukora top 5 byibuze y'abakinnyi ba Perejo bitwaye neza waretse se ko bidatwara umunota kipa ko tutamuvuga abakinnyi ba peri nge mbona bitwaye neza kuko muri batanu bitwaye neza muri match yose hawari wazamo iyo ni fact muri batanu bitwaye neza muri rusange naba peri ubwo ni na rusange nyine top performer vraiment Watara yahaye umutwe yateje umutwe abasore w'ikipe ya Rayon Sport none wa mbere igitego cyiza sublime wa kabiri Ruboneka Bosco wa gatatu Ishimwe Pierre uriya muzamu vraiment ureba uretse n'amasave yakoraga n'uburyo ajyana n'abafana azamura abafana abona ko ni amaraso ya club n'umwana w'ikipe ni DNA ya PRFC ukajya kuri barafinda n'umukinnyi uvuye ahantu hasa no muri no mu mwijima kuko bamuguriraho abagande babiri yabuze umwanya mu buryo buhoraho ariko ntiyacika intege igihe atangiriye kongera kugirirwa icyizere atsinze igitego muri derby ibitego muri derby mutwe twaribuze muri stade atsinze igitego muri derby avec précision igitego cyiza yakire passe neza match yakiniye neza cyane umukinnyi wa gatanu Pichu nge ntabwo ndi umugire Pichu uburyo n'ubundi nanone nkuko bisanzwe muri match zose
uburyo Clement yabashe gukonteninga babiri Amahirwe Bedi nyine ni umusore ukiri muto ariko uburyo afata defense akayitwara nk'igikapu agenda asoromamo abataka ba adversaire babikamo vraiment ubona atuma nyine ba Bedi bagaragara nk'abakinnyi batari abahanga aba Basani bakagaragara nk'abakinnyi badakomeye kandi muzini match abirukanka cyane so gucontaininga Rayon Sport kuri minota 90 Rayon ikuburamo igitego ubaze match leta abonyemo igitego muri season match nke cyane nge rero nawe namushyira muri top 5 nawe sinsesengura ariko Watara uramwemera no wa mbere kabiri kuri ngewe ni Clement gatatu ni Ruboneka kane ni Pierre Gardien gatanu ni Pichu koko Pichu anize Kevin asansa nokoze cyane kuniga bitaro kuniga mwijose tuganiriye iyi derby twavuga byinshi ariko mu by'ukuri felicitation ku ikipe y'ingabo z'igihugu kuva kuri ba president b'icyubahiro ndavuga Fane James Fane CDS Fane Nyakarundi kumano n'abandi ba generals twagiye tugarukaho gushyitsa kuri Rujugiro hasi n'abapilote oya mbere kugera kuri Rujugiro hari abapilote b'abafana bakora akazi gakomeye Ruvuyanga mu gukora iriya coordination ubonye uburyo bacanye amatoroshi muri stade ya telefone iriya coordination ari abafana ba basohoye abareye match tarangiye hari abapilote babayoboye abandi abantu bitwa bakabange bakora akazi gakomeye cyane basonga mbere itumira fan base igira ritme bari baje bambaye za mukotanyi batashobya bahita ntashobya igikombe bari bakizi ubone yuko biteguye guserebura bayimire Karinda we namuzanye no kuri Radio Rwanda muri Les Ava match akora ubusesenguzi abafana b'abapilote bari hejuru y'abandi n'abajangwani batangaza ku radio vraiment jangwani nta munyamakuru ataha interview kubera ibyishimo n'abantu bakora akazi gakomeye cyane ku buryo APR cya kintu ex chairman Karasira yavugaga cyuko APR ifite abafana benshi ntabwo wenda izagira abafana benshi kurusha Rayon Sport wenda muri iki gihe ntabwo ifite abafana benshi kurusha Rayon Sport ariko muri stade uzanye umunyamahanga ukavuga ngo mbwira benshi muri aba hari benshi muri aba ntabwo yapfa koroherwa no kubwira ko APR hari video postinze kuri Instagram bacanye amatara bari hejuru barimo gukora akazi gakomeye cyane stade n'ubundi kiri na 25 itaravugururwa nuko ndabona ibintu bya kera cyane nukuri ufashe nk'imyaka 2 na 4 tukiri abana kugira nka 2010 ya APR igikomeye APR yagiye izikuzuza stade iri gukina za Sekafu 25 bakaba barimo kandi u Rwanda icyo gihe rwari nka miliyoni nk'icyenda nje se mfite ikibazo cy'uko abafana bahari cyabadahari impamvu bataza niyo tuzareba erega ari igihe tuba tutabahaye abakinnyi ariko wowe urabona bya bikuki APR yabaga akuriba uzi ko ari igihe kadusoze witangira kugira ngo wigabanuka gusa reka mabwire yuko APR iragaruka mu